ni ibiki banyarwanda? Umunyarwanda yaciye umugani ngo ugaye agafuka kakujyana ku mugezi, gusa icyo si cyo cyatuzanye, twazanywe n'amakuru. Abaturage b'Uburusiya barijujutira ubutegetsi buriho ko bavuga ko Putin ibi bintu ari gukora bizabagiraho ingaruka. Abaturage bakomeje bavuga bati Putin ibi bintu uri gukora bizatugiraho ingaruka ejo hazaza, kuko uri kwangiriza imitungo y'igihugu uyishora mu ntambara umanura ibitwaro bihenze. Ese abaturage bavuga bati ibindi bihugu nibidufatira imyanzuro bizagenda bite? Nk'uko twakomeje dukomozaho, ubu tuvugana Uburusiya bwamanuye ibitwaro biremereye bya misile z'intambara bigiye bikomeye, babimanuye muri Ukraine bavuga nti tugomba gusiba aka gahugu katwiyongoje. Mbivuze mu mvugo zisanzwe kugira ngo namwe mubyumve. Ukraine ni agahugu gato ugereranyije n'Uburusiya, gusa uko twari tubyiteze, umunyarwanda niwe wavuze ngo agafuka kakujyana ku mugezi, uko twari tubyiteze siko twabibonye. Iyi ni intambara igiye kumara hafi igice cy'umwaka. Ibyo rero Leta Zunze Ubumwe za Amerika zavuze bati ibi bintu bimeze bite? Putin warabaseka aravuga bati intambara nashoye nihagira uwivangamo uwo ari we wese tuzamarana, tuzarwana, nditeguye, mfite ibitwaro. Nk'uko rero bimeze, Ngabirano navuze bati iyi nkuru bimeze bite? Nabanjije kumirwa. Ibitwaro muri kubibona byamanuwe muri Ukraine, harimo za burende, umujyi bawushwanyaguye. Mana yanjye, ibi bintu ni umuriro. Nk'uko muri kubona abasirikare ba Ukraine bafite ubwoba, bananiwe no gukora mu mbarutso. Abasirikare b'Uburusiya barakaye, bayirunguje, bavuze bati aho twahereye noneho tugiye kubasiba ku ikarita. Abasirikare b'Uburusiya muri kubabona mu modoka za Veutas VIP zimwe za aluminium antibac, bamanutse na za misile n'imbunda z'intambara, bavuga bati ibi ntibishoboka. Ikirene bari kujujura bavuga bani noneho turahiye karabaye. Barekuye misile hasaga saa sita z'ijoro. Iyo misile yaturikije hafi etaje 35.